Yes, guhaye ikaze ukurikiye Ibiganza Media TV, nizere yuko aho uherereye ibintu bimeze fresh gatanu ku kandi. Uyu ni wa mwanya rero tugumya tubagezaho inkuru zitandukanye hirya no hino ziri gutrendinga, zigezweho ziri update. Uti byifashe gute rero? Kuri uyu munsi murabizi ko witwa Uwihoreye Jean Bosco yari yasomewe urubanza. Uyu munsi rero urubanza rwe mukaba mwagejejweho amakuru atandukanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ni amakuru abantu bagiye batangaza uko bishakiye, ariko ikiriho cyo Uwihoreye Jean Bosco urukiko rukaba rwamufunguye cyangwa se rwatanze uburenganzira bwo kuba yafungurwa agataha mu rugo. Uti byari byifashe gute rero aho yavaga imageragere mu rukiko rwa Nyarugenge? Byari byifashe gute? Ese itangazamakuru bavuganye ibiki? Byari byifashe gute agisohoka? Ni ibiki yari atwaye? Ibi byose rero nibyo mugiye kuza mugarukaho mureba, tugiye kubereka kuri kamera za Ibiganza Media TV. Ndabashimiye cyane mu bantu shimira cyane. Ndashimira umufasha wanjye abivuze imbere y'itangazamakuru, kandi ntabwo mbivuze uyu munsi gusa, nzahora mbivuze. Amina. Mfite umugore utameze nk'abandi bagore, ntabwo yigeze rero atezuka kunyitaho no gukomeza kunyihanganira. Buriya rero umuntu wihangana kandi w'inyangamugayo mubona mu gihe cy'akaga nk'iki. Nongere mbisubiremo, ntabwo byari byoroshye kuba umuntu ashobora kwihangana, akihanganira ibyamvugwagaho na bamwe, akihanganira abamuhamagara bamuca intege, akihangana abamuhamagara bamunyega, na n'ubu tukaba duhagararanye. Sheri, warakoze. Kandi Imana igukunda. Amashito jambo, byagombaga kubaho. Yewe nuko byakira iyi tariki, uyu munsi twakagombye kuba turi kumwe hano. Iyo hataba ibi rero ntabwo twakagombye kuba turi kumwe, ariko kubera ko Imana ifite misiyo yahaye umuntu, nagiye muri gereza kugira ngo ngire ibyo bigira. Nagiye muri gereza kugira ngo mbone inshuti izarizo. Nagiye muri gereza kugira ngo hanze ahangaha haboneke abantu bazi kwihangana. Nagiye muri gereza kugira ngo haboneke urukundo. Nagiye muri gereza kugira ngo abantu bavuge, abandi bavuge, abandi bavuge, abandi bavuge, n'abandi bakomeze bavuge. Nagiye muri gereza bankeneye. Nagezeho nsanga barantegereje, baravuga bati twari tugutegereje. Bati ahubwo ko watinze. Bati twagufanaga, twagukundaga tutakureba, none tugize amahirwe. Baraza bakajya bankoraho. Hariya harimo abantu bakatiye burundu ubuzima atazasubira hanze. Harimo abantu bakatiye imyaka 30, harimo abakatiye 5, harimo abakatiye 10, 15, 25 niyo bansabiraga. Ariko abo bantu bose nagezeho banyereka urukundo, barambwira bati twari tugutegereje, nushaka bakurekure mu gitondo witahe, ariko twari tugutegereje kugira ngo tukubone. Nanabwira abakinnyi bari hano ba sinema ko rwose muri gereza turakunzwe. Ntabwo mvuze ngo mujyeyo, ariko nabyo ntabwo ndi bubibahishe. Ntabwo ndi bubibahishe. Ubundi
gereza ntabwo ari mbi, ahubwo ikibi ni ukuyitindamo. Ariko iyo ugezeyo ubu nababwira ngo impamyabushobozi mvanyeyo nta wundi muntu uyifite, mvanyeyo lisansi. Nabonye byinshi, numvishe byinshi, nabonye byinshi ntari kuzabona. Bivuga ngo ntabwo nagiye hariya ari uguhuruka kw'Imana, ahubwo Imana yari bifite muri gahunda. Imana yari bifite muri gahunda, yari ibizi neza ko nzagenda nkamara igihe kingana gutya nkagaruka iyi tariki tukaba twicaranye hano. Imana yari ibizi, misiyo yampaye yari irarangiye, ubu ndagarutse ndakomeza misiyo zayo, kandi ntabwo nzayitetereza, nzaba hafi yayo. Ndashimira kandi ubutabera bwacu, ndashimira ubutabera cyane, kuko ubutabera burashishoza. Hari abantu ubundi bamwe ariko bake cyane batari kuturusha imbaraga, kuko hari Imana, bifuzaga ko ntava, ariko ubutabera burareba, burashishoza, buravuga buti uriya muntu ibyo bavuga ntabwo bifite ishingiro. Ndashimira RCS ishinzwe imfungwa n'abagororwa. Mu by'ukuri nagezeyo ndisanga abacungagereza guhera kuri diregiteri kugeza ko hasi nta kibazo twagiranaga. Nagezeyo nabo baravuga bati turi abafana bawe, ntacyo uzabura hano. Nagiye nkora ibirori byinshi muri gereza, ngira mwagiye mubibona. Hari abanyamakuru, hari ibyo abanyamakuru babaga barimo, hari ibyo babaga batarimo, ariko mvuyeyo na n'ubu bavuga bati genda, warakoze, twabanye neza, witwaye neza. Ntabwo ariko twabikekaga, ariko urakoze. Kugeza ubwo no mu gutinda diregiteri ntabwo yari ahari, yari ari mu nama, ariko ngira umugisha sohoka hageze, nawe arambwira ati Imana iguha umugisha, kandi twarishimye rwose, tuzajya tunagutumira no mu bitaramo uze no gusuhuza abandi bagusize hano. Murabyumva rero, mwabibonye aho twanyuze mu muhanda hose, abantu bari bishimye kandi bari bishimiye ngewe. Ndashimira abanyarwanda rero, ndashimira abafana banjye, ndashimira abantu bose rwose bagize uruhare mu kunsengera ndetse no gutekereza ku byambayeho. Mwarakoze. Nyuma y'ubu ngubu ngiye kuruhuka, abanyamakuru rwose mwihangane nduhuke, tuzashaka igihe tuganire birambuye, ngende mbagezaho amakuru n'ibyiza byagiye n'ibibi nagiye mpura nabyo. Ntago namwibagirwa, uriya we ni umuntu uza ku rwego rundi. Bari barimo bavuga wenda ngo ntabwo nashimiye metere wanjye we birarenze. Irene ni metere w'abasitari, metere w'abashu, metere warakoze, kandi na n'ubu turacyari kumwe. Ibirebana n'amategeko byose, ibyo nzajya nkora, ibyo nzajya nsabwa gukora birebana n'amategeko, ntiwibwire ngo uzaba uri kure yanjye. Ni wowe, ni wowe, ni wowe. Reka rero ncukiriza aha,
ndabizi ntabwo nabivuga byose ngo birangize. Icyo nagira ngo babwire, shimira n'umuryango wanjye, shimira n'abantu bangezeho ba Janvier rwose, Jani, Sandra, abantu bose ba Queen muri aho mwese, ba Kibonke, ba Digidigi, n'abo ntavuze mu mazina, n'abangasongo rwose. Hari nzandika ibintu byose nzabishyiramo, na niyo bibamenyeshe. Ntabwo wava hariya ngo ureke kwandika igitabo, niba kizaza mu myaka 5, niba ari mu mwaka umwe, ariko icyo gitabo kizajya hagaragara. Kandi nguko rero Ndimbati uti kuva Nyarugenge byari byifashe gute? Kuva i Nyarugenge rwose hariya kuri Mageragere cyangwa se kuri gereza Nyarugenge ni ibintu bitari byoroshye, kubera ko hari harimo urugendo rurerure, itangazamakuru ngira ngo rwose n'imitwaro yari atwaye akuye muri gereza. Uti ni iki yavugiye? Ndimbati yabanyuriyemo muri make mu by'ukuri mu buzima bwaho, ishuri ryaho yize yakuyemo iki, yaciye mu buhe buzima, ese ni irihe somo yakuyemo? Ibyo byose rero nibyo tugiye kugenda tugarukaho, tubabwira icyo yagiye abitangazaho. Ndimbati yagize ati kuba hariya ni ibintu biba bitoroshye, atari ko kuhaba ikindi ni ku ishuri. Arongera agarukaho avuga uti hariya higisha guca bugufi. Arongera agaruka ku ijambo avuga uti hariya umugabo mbwa aseka imbohe, ntago wahagiye, ntago uba ukwiye kumuseka, kuko hari benshi bahamusanze atakekaga yuko yabahasanga. Ati nawe hari benshi yahasanze batakekaga yuko yabahasanga. Ari nayo mpamvu rero Ndimbati nk'itangazamakuru twagiye tumwegera cyane kugira tumubaze bimwe mu byo yagiye ahura nabyo, cyangwa se isomo yagiye akura mu buzima nka ririya shuri yari amaze iminsi arimo. Ikindi yagarutse ku ijambo avuga ati itangazamakuru ntabwo nari nzi yuko uyu mugabo rwose yadutunga. Ati itangazamakuru ntabwo nari nzi yuko rwose ati ibyo mukora hazamo n'amacabiranya, ariko mu by'ukuri bamwe na bamwe ni beza, abandi nyine harimo kwiyoberanya. Ngira ngo mu by'ukuri nyine ni bwo buzima tubayemo aho ngaho rwose. Ndimbati tugomba kwihangana kandi twakira ubuzima wari ubayemo, cyangwa se ibyago wari wahuye nabyo, ariko dushimira Imana yuko ugiye kugarura imbere y'Abanyarwanda ibintu bimeze neza. Ari nayo mpamvu wakomeje kwereka urukundo. Kugira ngo abantu byagiye bibatungura bakibaza, Ndimbati yategurije abantu ko bari buze kuba barimo baraserebura mu gihe arabatashye. Kugira ngo ni kenshi na kenshi twagiye tubona abasitari bamwe na bamwe bafungwa bakarekurwa, ariko ntihagire impagarara ziterwa ngo abantu nyine ubone yuko bateje ambutiyaje mu muhanda. Ubona abamotari barimo baravuza amahoni, ubone imodoka nyine zakubise kabisa zirimo zirapiga amasoni cyane byata. Niyo mpamvu rero twibaje Ndimbati yari imeze bite aho yari afungiye? Ese imirimo yakoraga ni iyihe? Hari byinshi rero atabashije kutubwira, gusa agumye kutuganiriza atubwira yuko nta magambo menshi yo kuvugira imbere y'umuryango wa gereza, ikigeneye ari ukuba havuye ibindi akazatuvugisha. Niyo mpamvu rero ku nkuru duhora dukora akanya ku kandi tugenda tubasangiza inkuru zigiye zigezweho. Kitugumya gusigaza no gukora subscribe, kandi ibikorwa byacu ukabigeza kure cyane, kuko mu by'ukuri kugira tugumye twagure entertainment mu Rwanda. Niyo mpamvu rero wihoreye Jean Bosco agihura n'umugore ibintu byari bicika cyane, yamuhobeye nyine, ubona yuko ari ibintu rwose byatunguranye ku mpande zombi. Wihoreye Jean Bosco we yagumye gutangariza itangazamakuru yuko nubwo yari afunze hariya muri gereza ya Mageragere, yari yifitiye icyizere cy'uko agomba gutaha. Ntabwo we
ku giti ntabwo yiyumvishaga yuko ubundi afunze, yicaraga yizeye yuko ameze nk'umuntu uri hanze, cyane ko urukiko rwagumye kugenda rumuhereza amahirwe yo yiburanisha ku rubanza rwiwe yarerwaga n'uwitwa Fidawusi. Kuri uyu munsi rero bikaba bimaze kugaragara yuko ubushinjacyaha ibyo byagiye burega kuri uyu Uwihoreye Jean Bosco byagiye bifata ubusa. ari nayo mpamvu urukiko rwa Nyarugenge rwanzuye ruti Uwihoreye Jean Bosco rushingiye ku bimenyetso ubushinjacyaha butanga, rwanzuye yuko agomba kuba arekuwe akava hehe muri gereza ya Mageragere. ari nayo mpamvu rero Uwihoreye Jean Bosco yakomeje kuvuga uti njye nubwo mfunze isaha n'isaha ngomba gutaha kubera yuko mfungiye ibintu bidafatika, ibimenyetso batanga ntaho bihuriye n'ibyo ntanga, kandi koko mu by'ukuri abantu bagiye bakora ubucukumbuzi cyangwa se banariza ku byagiye bivugwa kuri uru rubanza. Amajwi menshi yagiye yumvikana avuga yuko Uwihoreye Jean Bosco byanga bikunda agomba gutaha kubera yuko fagiti cyangwa se ibimenyetso itanga n'ibimenyetso simusiga. Rero nakagaruka turajya tugumya tubane mu nkuru zigiye zitandukanye hirya no hino. Stay in touch.